mbese igihe washakiye so kutamubonye waretse tugataha. ariko mama urambabaje cyane kumbaza icyo kumbwira icyo kintu. chance abantu b'i Kigali ntabwo wapfa kwita ugira abantu benshi inshuti. Sheri unje kutuvangira se kibondo cyacu kiraduhamagara. oh mwitabe idini Karame kibondo. Bakumbuye Yes kibondo. karibu mwanetu. mami. Sheri uko watangiye kuza mu ruhara. uvuze Watangiye kuza mu ruhara. ugomba kuza nyine Nimbi zabayoruyenze maze. none utekereza ko ariko imyaka tumaranye wowe 25 yose tugira tubana ubutekereza ko ari ubusa kongeraho niyo nagushatse mfite. Kandi wari unashaje. Buriya washaje nagushatse nshaje Wari ukuze mu gake. wanyemeye ute buriya. None se urukundo ibyo urushaka. Ubwo urukundo rwa cyakwa nibyo Singutsinze. nibyo ariko se ariko uruhane kugaragaza ko umuntu akuze umuntu abageze muri ya myaka yo kubahwa. Yego. ariko dini umukobwa wacu Liza mwirukana ryari uri kuvugana Bisa rero twavuganye ejo bundi. ariko aho hantu kumaze uhakoresha ndumva utuntu tunyinjira kabisa ayaya ariko Sheri uzi koko byavuze ukuri burya ikimana avuze ko aba ari cyo. Uzi ko umwana azasiga ababyeyi neza neza akajya gukora uwe muryango bakabonana gake bishoboka. Kubona Liza agenda agakubita icyumweru 2 adakandagira aha. Eriko urabyumva iyo umuntu amaze gukura n'ibitekerezo biraguka akishakira inshuti nawe. DC yageze ikirenge mu cyanyina nukuri kw'Imana. ariko ahantu ni sawa ahantu gukora utangiye gusinzira we. None ugenda gusinzira. Sitangiye kunyinjira Cyane birimo se. so binkizemo se umwanzi arakabura umugore umukunda. Sheri unje kutuvangira se kibondo cyacu kiraduhamagara. oh mwitabe idini Karame kibondo. Biriwe neza. Shaka watinze kuza kudusura. Yewe uraje. Dadi baje kudusura. oh Sawa ni karibu. mugurutse ni karibu umukobwa mwiza. Sawa urugendo rwiza mama. Mukumbuye cyane ubundi numvaga mfite gahunda yo kuza kumuhamagara tugasangira ibya nimugoroba. Ariko nibutsa akantu twabwiye Kadogo akamubagira inkoko. Ako si ibintu byo kwirirwa umbaza Sheri. Ntabwo nakora ikintu nakubajije. Mubwire Kadogo ambwiye ko papa yapfuye nukuvuga ngo uri kumbesha ntabwo abaho yarapfuye. Ese Lucy urumva ibyariza cyangwa urumva ibyanyu kwa kubyara? aho munyereke murebe Ubu se igihe cyose umaze i Kigali niba aramubuze ubundi waje tugataha uramara iki Kigali? njyewe rwose byo gutaha maze rero njye mureke nsubire ku kazi dore n'amasaha yanjye njye kwita ku barwayi kuko ndumva ibintu byanyu ntabandi bagose. Ubwo wenda nta nimugoroba turaza gusubira. Ego murakoze. Ariko Lucy ubundi utambeshye uracyamara iki inaha
niba warabuze papa wawe ko naje kugucyura waretse tugataha wajya ureka kunteza abantu koko. alo patiri bite yisuye imyaka myinshi ni ukuri bitese shameze neza mva narabyibushye ntabwo nyiri kwakunda amakuru yo mu cyaro si wacu yawe disoneye kugukumbura sha ntabwo nakwibagirwa ubuzima bw'aho ngaho kandi bwari nabwize iyo mbyibutse numva nahita ndaranje tujya kuvoma gutashya sha ni ukuri ndabyibuka ni ukuri pe ntabwo nabibagirwa ni ukuri patiri ntabwo nabibagirwa ni iminsi igira nabi patiri ntabwo nakwanze ndabizi warandakaye aho basi muri iyi minsi ndagerageza nzaze kubasura nyamara urugo rwacu rufite umugisha cyane rwose. we have many blessings. Karibu. Oh. mami and daddy Wow. naremba kumbuye Karibu mwanetu. mami Eh, bite shiri ubu byagenze gute ko nadada harira Shama muri mu kinabila yego mafiye. muri mu ruravu dadi nawe na mami rero reka nanjye mbyice mbajye mu Ishara hano sheri wanjye uri bupfese. Utandukanye so na nyoko. wakase kumbateranye Mbega ubu ngubu nibwo mubaye gutya ariko Turuzuye rega. uyu ni link Yes. hagati yanjye nawe. anyumvira papa yabaye umusitari ngo ni link Isaha umusitari ntabwo ari ubizi. yewe ntiwabibwiwe neza Arasazanye. Isaha ugiye niho tujya cyane. ibintu birakaze Kubanya arasa neza Namubonye. niko umukwe wanjye kabisa sha Ahura n'agatambaro mu mutwe. erega wa muntu we aha itorero mbamo nanjye sameze shami kuri abantu bose baba ngaha ndabakumbuye sha ntabwo ari ukwiga ni ukuri nta nubwo nabikora disi icyaro cy'iwacu ndagikumbuye abantu bose abanyeshuri twiganye abo twakuranye mwese ntabwo nabibagirwa n'ibihe byiza twagiranye shaho se abantu b'i Kigali ntabwo bapfa kutugira abantu benshi inshuti sinshobora kuva hano mu Rwanda ndabonye dadi wenda nzapfira igihe washakiye so kutamubonye waretse tugataha. ariko mama reka nkubwire mama ndago nzava mu Rwanda ndabonye dada uko byagenda kose nzamushaka wenda nzatanga amatangazo kuri radiyo Rwanda. Umva Rusi ndakubwiye ngo tuve hano dutahe tujye iwacu Tanzania hano si iwanyu uranyumva neza. na Rodrigue naramwanze nanga ko dukura ubukwe ndarabona dada none ngo nsubireyo ariko ubuza agahinda wandeye umunsi wansigaga nirirwaga ndira ngararandira none ngo urashaka kunsubizayo. Mama byihorere nzabyifasha nushaka uzongera ugende. None se so abaye yarapfuye byazakumarira iki? Ikibazo ndiwemera ko yapfuye
kandi Liza yanyemereye no kunshakira kwa nyogokuru cyangwa ba tantine. None se nimba yarapfuye kubimbwira njewe hari ikibazo? hanyuma Liza azi sogokuru wawe cyangwa tante wawe aramuzi? Nyine yambwiye ko azamfasha kubashaka. Uzi bitwa abandi se uburyo uzaba Ariko mami reka kubwira, variyo yanje kuri iyi si, icubahiro cange, urukundo, amahigwe ndetse n'ibyishimo ngeneye kuri iyi si ni papa wanje. Shakira agaciro kanje kubona abana bafite papa nje ndamufite, mana ndababara mami. Mana yanje. Mana ndabasengera koko. Sengera ababyeyi basha. Sinshobora rwose kutabasengera. Ubona gukurikira ariko abo mwana gukurikira. Sinzi ukeneye karumuna kawe cyangwa gasaza kawe. Nge nabonye ntazi mwabaye abazungu. Bazungu se? Abazungu babyara umwana umwe babiri, ako siyo mushiyo naka kabiri basi. Du burenganzira. Mbabarira uri kugira ngo nyumve igihe nabibasabiye. Nkiri umwana none ubu nabahaye abuzukuru. urabutuhaye Ariko ikibazo nuko nabuzukuru mutakibabona. Ariko ahubwo barahudi. Yewe nukuvugana kuri telefone ariko bameze neza. Ariko isi n'umudugudu. Aha. Telefone sigeze duhuza nta kundi. Ukuntu bambwiye ngo barashaka kubona sogokuru yabasuye muri Amerika. Kweli. Nanjye rero kugira ngo ntabamara ntuze ndavuga ngo azajya ibaze papa yagiye muri Amerika. Ariko bwatangiye kuvuga rinka azajya. Bisaba iki? Sindegese. yigeze umusayi reka sinakubwira ajya avuga n'ibintu uri bisi urumva ibyayo Ariko narimba kumva. Erega. Murabona? Ariko se utu tuntu hacyadukundana no mama. ntabwo dukunda reka turaryoha Uko wicaye ubundi se uracyagira amenya yakenye udutuntu nabonye dukomera. utuntu rero mwana wanjye dutuma amenyo akomera. Hasone mbabazi. Utu tuntu tumeze nk'intuza ubundi muturyamo. Mama uzi ko nadukunda nakura bizi kumva. Harere Ubakanda kanugire ngo karya kuva mu gitondo heza nimugora kamaze. Ubuzi nureba. aha Hari to dukoze muki. mu Mama ngano nakubwiye ni uturi. Cyane mu myumbati. ni mu ngano kandi ingano ziko zifite intungamubiri. Naraturiye dadi. Mugira ibyo muki. Uzi ko njye no kwishura ajyaga tumfunyikira. Ibaze. Ingano zituma rega umuntu yibuka. Aha. None mpamvu ndamanye amanota meza mu kizami. Ngano zise ko hari ikindi n'ingano. Bajya bavuga. Mama ni ukuri nanjye ningaruka nzakakuzanira. Yego shirira kose. Nako uni baratubika se? Yego. Uzazana nka dutanu. Uzatuzana. Nzaturara uzajya gucya ntumaze. Meze uteze. Meze neza. Utakoze se. Mpamagaye n'ubundi mvuga ngo uwo mpasanga ari wese numvaga byanze bikunze ngomba kuza hano. Ndabashaka ngo tuganire. Ni ubuhoro se mwana wawe. Mfite ikibazo ariko ntabwo gikomeye. Niyo mpamvu naje ngo mungire inama. Nyuma no kuri pe. Tade. Niba ari ikigeragezo